Iyi ni Safi Family TV ukomeje gukurikirana. 85% by'abatuye isi iyo bagiye koga muri douche babanza kunyaramo mbere yuko boga. Dore bumwe mu burwayi urwaye utaruzi ko urwaye. Iyo ugenda, iyo wicaye, iyo utuje, aho uri hose wibwira kuri muzima, nyamara ufite uburwayi. Umva niba nawe uri muri uyu mubare, hanyuma umenye icyo gukora nuko wakwirinda ndetse nuko wakwivuza. 85% by'umubare w'abatuye isi ku isi iyo bagiye gukaraba muri douche, iyo ageze muri douche agakenera kujya mu bwiherero, no kuvuga kwihagarika. Nta kindi ahita akora, ahita ko amanura ipataro cyangwa se ikabutura niba ari umugabo, akihagarika muri douche. 15% nibo bantu bonyine bihangana kandi bashobora kuba baba bari muri douche barimo bariyuhagira, hanyuma kwihagarika byabafata bakeneye kujya kwihagarika, bagasohoka bakajya kwihagarika. Mu gihe 85% bo bahita babirangiza ku kanya muri douche agahita bisoza. Birashoboka kuba nawe ibi bintu bikubaho, ariko ibi bintu ndagira ngo nkubwire ko atari amahoro cyangwa se atari ubuzima bwiza, ahubwo ibi bintu ni uburwayi. Wakwibaza ngo mbese ibi bintu biza bite cyangwa bivurwa bite? Igisubizo nta kindi. Kurikira video neza, ukore like, subscribe, like, share na comment. Ubutaha tuzabane mu kindi kiganiro uzabashe kumenya ukuntu wakwirinda ibi bintu. Ni uburwayi kandi bukomeye.